tubyutse dushima Imana izinze ijoro ikazingura amanywa. Dushimye Imana bene data ukoze imirimo n'ibitangaza, irakurinze muri iri joro ritambutse, nanjye yandinze, ibikubereyemo nanjye yabimbereyemo. Imana ihabwe icyubahiro. Hereza Imana icyubahiro muri iki gitondo cya kare. Kurura ubwiza bw'Imana ku buzima bwawe, kubw'intambara yakurwaniriye n'uburyo yakurengeye. Hereza Imana icyubahiro. Imana nishimwe, yakubambiye amahema yarabikoze. Imana ihabwe icyubahiro. Dushimiye Imana itabura uko ibigenza. Dushimiye Imana intwari ku rugamba, Alufa na Omega. Imana ihabwe icyubahiro. Imana Elishadai umuremyi wacu, Imana nishimwe. Nakubwiraga ngo hereza Imana icyubahiro, yo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe, yakurinze ikugejeje kuri uyu munsi wa mbere w'iki cyumweru uri muzima. Imana nishimwe. Niyo waba urwaye, ni dogiteri w'abadogiteri bose, kuko niwe utanga ubwenge bubashisha abadogiteri kutuvura. Ndakwinginze rero uhereze Imana icyubahiro. Ushobewe, uri mu kaga, uri mu mubabaro, Yesu ni byose kumufite. Niwe ushyira ijambo rya nyuma, niwe ufata ijambo rya nyuma ku kigeragezo, niwe ushyiraho finali. Imana nishimwe. Nyemerera rero muri iki gitondo mwene data uhereza Imana icyubahiro. Mbanje kugusuhuza wowe uri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, wowe uri ku migabane itandukanye aho uri hose y'isi, wowe nshuti yanjye, bakristo bitorere Rayon Mountain Church mu Rwanda, mujye munyemerera ibi tubigira indangagaciro yacu yo kubyuka twubaha Imana, yo kubyuka tuzirikana ibyo Imana yakoze. Uko waba umeze kose, ntitaye kuri situation urimo, waba unezerewe cyangwa ubabaye, byose ubyereke Imana. Imana rero ihabwe icyubahiro, kuko izinze ijoro izinguye amanywa. Ibyo bikozwe n'imbaraga zayo. Nta muhanga, nta munyabushobozi wakora icyo kintu. Ikindi umuntu uwo ari wese atakora ni ukuguha uwo mwuka uhumeka. Nta muntu n'umwe wabigiraho ububasha. Niyo mpamvu bajya bagerageza kukwica ariko bikabananira, kuko hari ububasha bubarenze, hari ububasha bw'Imana bukugize buri kuri wowe, butuma utambuka bikemera, ugahumeka bikemera. Imana ishimwe rero muri iki gitondo. Tubyukiye imbere y'Imana, muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Rayon Mountain Church mu Rwanda. Izina rya Yesu niryo riruta ayandi uzabaho. Nawe iramwawe Yesu, urahebuje ibihe byose. Ndagira ngo muri iki cyumweru tuzaganire ku ijambo ryitwa bohoka. Kubohoka, habohoka umuntu wari uboshywe, ariko njye ndashaka ko tuzibanda ku kubohoka ko mu buryo bw'umwuka, kuko Satani abohesheje abantu iminyururu ikomeye cyane. Satani yaraboshye, ndetse si ukuboha gusa, ashyizemo n'ibigufuri. Usanga abantu bagenda ariko ari imbohe, baraboshywe cyane rwose. Nubona waraboshywe n'icyaha runaka, icyaha kikaba cyarakunaniye kukireka, ukabona rwose abantu barakubwira bati icyo cyaha ni kibi kizakurimbura, ariko warangiza ukanga kukireka, ukavuga ngo niko byahoze nta kazaza, ukavuga ngo abarokore ni abasazi, ukavuga, hari n'umuntu ukubwira ngo ese kuvuga ngo umuntu anareke icyaha runaka, akakubwira ngo ntago uzi yuko iyo umuntu yiyimye ibimunezeza aba nawe ari kwiyahura. Reka nkubwire, urakiyahura ukora ibitunganye, urakiyahura ukora ugenda mu nzira zigororotse, urakiyahura ukora ibishimwa n'Imana. Ariko kwiyahura kubi ni uko kwiyahura kwawe wahisemo, ukiyahura uhitamo kuba umusambanyi, umusinzi, umujura, ubeshya, uwuzuye urwango rw'ubwicanyi. Wowe uri umwiyahuzi mubi cyane, wowe kandi uriyahura wowe ubwawe, ukarimbura ubugingo bwawe ndetse n'umubiri wawe ntuguwe neza. Navugaga ngo rero tuzaganira ku ijambo iki cyumweru ryitwa ngo bohoka.
bohoka mwene data, bohoka wowe ugiriwe ubuntu muri iki gitondo ukaba wumvise iri jambo ry'Imana. Ubohoke wemerere Yesu Kristo akubohore iminyururu yose Satani yakubohesheje. Yarakuboshye mu mutima ashyiraho n'ikigufuri, akumvisha ko icyo cyaha kitazakurimbura. Ariko reka nkubwire, ntabwo Imana inegurizwa izuru, kandi Imana yewe navuga ngo yuzuye imbabazi n'urukundo. Ni Imana itinda kurakara ikihutira kubabarira, ariko kuko nawe winangiye bizakugaruka kuko wagiye wumva uburirwa kenshi, wumva amajwi menshi, wagiye urebesha amaso yawe ukabona ukuntu abantu iyo bakijijwe bihannye bagira ubuzima bwiza, ariko rwose warinangiye. Iki gitondo ndavuze ngo bohoka wemerere Yesu akubera umwami n'umukiza wawe, umwakire muri wowe. Niwe wakuneshereza icyo cyaha, niwe wakubohora iminyururu yose Satani yakubohesheje. Yaboshye amaboko yawe, aboha amaguru yawe ngo ntuzakandagire mu nzu y'Imana, arakuboha aradanangira, aboha amatwi yawe ukajya wumva udashaka umuntu ukubwira ibyo kureka ibyaha, ahubwo ugashaka ukubwira ibikunezeza. Araboha rwose, arazirika, arakomeza. Ariko genda kukubwira ngo bohoka. Iki cyumweru uzabohoke, iki cyumweru uzumva unyotewe no guhinduka umukristo, iki cyumweru Imana izakubohore, iki cyumweru Mwuka Wera ukomanga ku mutima wawe, agahora akomanga akubwira ngo sha wakihanye, sha waretse biriya byaha, reba ukuntu ungana, reba n'ukuri. Nimba uri umusore arakubwira ati kuri kwica fica yawe urayirimbuye rwose, utumye uzarimbuka. Akakwinginga Mwuka Wera n'ijwi ryoroheje, ariko Satani akakubwira ngo oya, ugomba kuba umusitari, ugomba guheza ababaya, ugomba kuba umuntu ukomeye. Akagutigisa akakunaga murya gace, akakugarura ukagaruka umwaye. Ntabwo Satani akoroheye, kuko azana imbaraga nyinshi cyane. Ariko Mwuka Wera azana ijwi ryinginga, azana ijwi ryongorera, akakubwira ati bitwaye iki kwihana, bitwaye iki guhinduka umukristo, bitwaye iki ko nawe uzabibonamo inyungu numara kureka izo ngeso zawe mbi. Mwuka Wera arakongorera, araza akakongorera buhoro. Mwuka Wera akakwinginga muri uwo mutima wawe. Mwuka Wera akakubwira ati kirakireke. Mwuka Wera agaza agakomanga ku ntekerezo zawe. Mwuka Wera akakubwira ati ibuka runaka, urupfu rwo yapfuye, ibuka runaka wabeshye, uburyo bamushengeje mu bantu, ibuka runaka wanyweye inzoga nyinshi, wanyweye ibiyobyabwenge, ukuntu yapfuye ari umunyamadeni, yarambuye abantu, yarabaye ruharwa. Akakubwira ati ibuka runaka, uriya wari umusambanyi ruharwa, ukuntu yapfuye nabi, bamuseka bamushungerera. Ibuka reba runaka. Mwuka Wera akakubwira ati rekeraho, nugaruke Yesu akugirire neza, nugaruke Yesu akubohora iminyururu, nugaruke ufate icyemezo kizima. Nanjye rero uyu munsi muri iki gitondo nk'iki ngiki, cyumweru nk'iki, ndakwinginze ngo bohoka. Emera Yesu Kristo akubohora iminyururu. Reka dusome ijambo ry'Imana twihuse. Zaburi ibice 107, duhereye twihuse ku murongo wa 12 turageza ku murongo wa 14. Handitse ngo dusome mu izina rya Yesu Kristo. Nicyo cyatumye icishisha bugufi imitima yabo umuruho, bakagwa ntibagire ubatabara. Maze batakira Uwiteka bari mu makuba, abakiza imibabaro yabo, abakura mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, aca iminyururu yabo. Imana ishimwe cyane. Bashimire Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu. Imana ishimwe. Iyi ni Zaburi ya Dawidi. Ahangaha ni igihe ni izi nkuru nyine z'Abisiraheli n'Abegiputa babakoresheje uburetwa, ariko batakiye Uwiteka bari mu miruho, batakira Uwiteka bababaye, batakira Uwiteka bakoreshwa uburetwa, batakira Uwiteka arabumva, batakira Uwiteka arabatabara, batakira Uwiteka arababohora,
batakiri uwiteka abankiza amaboko y'ababisha babo. Nawe icyo usabwa muri uyu munsi ni uko utakiri uwiteka, ugatakira uwiteka ukamwereka umuruho urushye. Erega buriya Satani arakuruhije kuko yarangije kukubohesha iminyururu, agukurura nk'uko ashatse, akakujyana mu byaha nk'uko ashatse, akagukoresha uburetwa nk'uko ashatse. Niyo mpamvu nakubwiye ngo bohoka, wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, akubohora iminyururu. Ijambo ry'Imana riratubwiye neza, riratubwira ngo nicyo cyatumye icishisha bugufi imitima yabo umuruho, kubera ko bari barinangiye, kubera yuko bari barakoze icyaha, ngo Imana yabacishije bugufi ikoresheje umuruho. Hari igihe ubohwa kubera yuko wanze kumvira Imana, wanga kumvira Imana, wanga kwakira Yesu Kristo nk'umukiza wawe, anga kugire neza, ndetse wigeze wakira agakiza urangiza ubivamo usubira inyuma, uragwa. Noneho Satani n'abadayimoni bakubyiniraho kabisa, bakubyiniraho, bakwihimuriraho. Niyo mpamvu ubona nawe imibabaro n'imiruho urimo irababaje cyane, imibabaro yawe iruse kure iya mbere. Rero uyu munsi ubohoke, wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Imana itugirire neza. Ngo nuko Uwiteka Imana ngo bamaze ngo batakira Uwiteka ngo bari mu makuba, bamenye ubwenge, bageze aho bamenye ubwenge, barakanguka, batakira Uwiteka mu makuba barimo, babonye ko nta wundi murengezi, babonye ko ibyo kwikakaza, babonye ibyo kubona yuko hari icyo bakora ngo kibabohore nta na kimwe babonye, bigira inama batakira Uwiteka bari mu makuba. Imana ishimwe cyane. Ikintu Imana yabakoreye rero, ngo yabacishije imibabaro, haleluya, irangije ibakura mu mwijima ndetse no mu gicucu cy'urupfu, irangije ica iminyururu. Ndingize muri iki gitondo, Imana icagagure iminyururu yari ikuboshye, Imana icagagure iminyururu y'ubushomeri, Imana icagagure iminyururu yo Satani yakubohesheje ikuganisha mu byaha bitandukanye. Imana icagagure iminyururu, kuko iri jambo riravuze ngo aca iminyururu, aca iminyururu, aca iminyururu yabo. Imana ica iminyururu yari kuziritse mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikugire neza, nubohoke mu izina rya Yesu Kristo, kandi ubohorwe n'imbaraga z'Imana, ubohorwe n'ukuboko kwa Yesu Kristo mu izina rya Yesu. Amen. Ndabakunda cyane, muhahe muronke, muzagira icyumweru cy'umugisha, muzahure n'ibisubizo byanyu. Uwiteka azagenda akubohora, akubohora umunsi ku munsi, isaha ku isaha, isegonda ku isegonda. Imana igenda ikubohora mu mutima wawe, huzura umunezero n'ibihimbano by'umwuka. Shalom. Izina ryawe ni ryiza.